mando ya sikadi miniforo drome shine more ati mbaye agaciro domenekire drome ubuntu wese enegrome sase my gra ati manuke kumujyaneza dopi enedra kandi abatawe ndi kumwe namwe amen. Ugasanga umuntu n'umukobwa avuka mu bakobwa 7 ariko ugasanga nifura afite imyaka 40 yaratereswe biranga atereta ku munsi wa mbere biranga uwa kabiri biranga agateretwa bigapfa umwaka ukaza ndukaza umusore akaguterekita imyaka 7 kuwa 8 akagukatira urwo n'uruzingo. Iyo ni daimoni mudindiza, ari daimoni mudindiza. Iyo daimoni merutse ndi gusenga ejo bundi nararyamye Imana inuma ku kintu cyitwa abakobwa. Ikintu Imana yambwiye ku bakobwa uyu munsi wa none hari abakobwa bafite abasore bameze nka ba wireless. Uyu munsi wa none umukobwa agateretwa umuhungu mugakunda n'umwaka 1 2 3 4 5 6 7 ntabwo uri ikirahure nta nubwo uri itasi nta nubwo uri indabo, ahubwo ibyo bintu ni daimoni karindagiza. Hari umusore w'amazi 7 hari umusore w'amazi 5 uwo musore ahagaze nk'abaringa navuga yego navuga oya indangije mbona imitima y'abakobwa iri kuva amaraso iri gutonyanga mbona barababaye cyane. Marayika w'Imana ndamubaza ngo ibi niki, irangije arambwira ngo aba n'abakobwa bafite abahungu babatereta bagifite n'izindi mbaraga zibarwanya. Umuhungu agasanga iwabo mu muryango afite kandi idashaka kazashaka wenda iwabo bamutambye igitambo kimwemera kudashaka, yarangiza agahura na Angelique, yamara guhura na Angelique cyangwa na Claudette bamara guhura kugira ngo amubwire ijambo rya mukuri wabo bikanga, ugasanga umukobwa yeze mu karindagiza kameze nkako ngako. Ariko nzanye ubuhanuzi bukubwira ngo nze kugusora muri iyo gereza, nje kugukura muri ako gashu, nje kugukura muri ako gahinda kugira ngo uyu munsi utabara. Ndakora ku bice bitatu, ni bice bitatu umwuka w'Imana yanyongoreyeho. Ndakora ku cy'abasore more no ku cy'abantu benshi b'abagabo n'abagore bubatse ingo. Abantu benshi bubatse ingo bajijisha nango bafite bubatse ingo ari ukugenda bajijisha abantu kabereka ko ufite urugo kandi narwo. Uyu munsi urara mu cyumba cyawe uri umugore n'umugore arara muke, ugasanga ibyo ni ibintu byo kubaho abantu bajijisha. Yes, reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, Aziya, Australia, Burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane, ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi twabanye n'umukozi w'Imana Samson, twagiye kuri Yorodani hamwe harya ni Petero wabatije Yesu, ninde wabatije Yesu? Ni Yohana. Ni Yohana wabatije Yesu. Yohana wabatije Yesu. Natwe mu kanya umwuka wera arahita amanuka muri kino kiganiro. Nawe ndakuvugurura niba waratijwe mu yakonje simbizi cyangwa mu yashyushye, ariko ikiriho cyo ni Samson nkuko musanzwe mubyumva. Last of God banga shikada begene my guide shandoma do bengene matando bengeza last si ede shando omina igene tando ozimini helmi. Turagushimiye mwami, tugushimiye kwera kwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe mwami. Turasenze kuba dukurikiranye Amerika, Canada, Australia n'ibindi bihugu bitandukanye mwami biteze amatwi ijambo ry'Imana cyangwa gukomera kw'Imana. Ubuhanuzi bukomeye turavuze ngo bana natwe muri iki gitaramo cy'abera kugira ngo mwami restando masoko 3 ubane natwe cyane mwami. Nibyo kandi ndabona ibintu byinshi uri bukora ari bikomeye kuba dukurikiranye, urakoze. Amen. Amen. Yes, tangiye udusengera Imana, byari ngombwa bibari ngombwa burya abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana niko Bibiri ivuga. Uyu munsi hari ibintu byinshi, abantu benshi barihebye, abantu benshi barahuze cyane, ntago barimo baregerana n'Imana cyane. Ko ibibazo birakomeza bikagwira isi, ukabona ibintu bitandukanye, abantu basigaye bavuga ngo n'ikirere cyarahindutse. Ese byaba ari ibihano bimwe ku Mana cyangwa byaba ari ibihano Imana itwohereza nk'abantu batari kuyubaha? Kuko bino minsi birakabije, urabona ni ibintu biteye ubwoba. Abadayimoni babaye benshi bari kumanuka kurwanya bera, ariko nakubwira ngo suko Imana yamanutse guhana. Nubwo Imana ihana ariko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Imana ni umubyeyi, Imana ntabwo imeze nk'abantu. Imana iracyakora, Imana itanga imbabazi. Uyu munsi kubw'amaraso y'umukiza Yesu yameneye ku musaraba,
niho ajya. Imana yo mu mikino yayo ntabwo ijya ikina, si uko nk'uko bimbajije Imana itamanuka ngo ihane, ariko umukiza Yesu umwami w'amahoro, iyo Imana igiye kumanura umujinya wayo, Yesu aravuga ngo ayi baba buretse banze ndebe ko na Erika akizwa cyangwa se na runaka akizwa. Uyu munsi niyo mpamvu Imana itavuga ko ibihano byamanutse. Ntabwo ibihano byamanutse, Bibiliya itubwira uducuma tw'Imana iciramo umujinya. Rero uwo mujinya ntabwo uramanuka ngo Imana ihane abantu. Icyakora turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije, aho umubyeyi yanga umwana, aho umwana yanga nyina, aho umugore atema umugabo cyangwa umugabo agatema umugore. Icyo ni ikitwereka ko imeruka yenda kurangira. Icyo ni ikintu kitwereka ko byanga bikunze iherezo ry'isi riri bugufiya n'abantu. Rero ariko nkubwire ngo nasomye Bibiliya irambwira ngo abaye yabamenye kera kandi yabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso. Rero iyo uri umuntu w'Imana, y'Imana yakumenye, naho wagira gute, Imana y'amahoro ibikuzi, nta kintu cyatuma Imana itakugirira neza. Yego. Hanyuma wahoze uvuga ngo hari ubuhanuzi ufite, uri umuhanuzi w'Imana, urahanura ubuhanuzi bwinshi wagiye uhanurira abantu ibintu bigasohora. Ni we buhanuzi none Imana yashyize ku mutima wawe? Bela semegene solaize be shalom. Ubuhanuzi numva nahanurira abadukurikiye uyu munsi wa none Imana yamaye, nuko Imana ije gukuraho abantu imitwaro. Abantu bafite imitwaro, abantu bararemerewe, abantu barababaye, nk'uko wabitangiye ubimbwira, wagira ngo nawe twararanye mu ijoro narindi kwerekwamo mbwirwamo ayo makuru. Mu yandi magambo, abantu barababaye, ariko nakomeze kubwirwa n'Imana mu gicuku cy'ijoro. Imana irambwira ngo ije gukuraho abantu imitwaro Farawe amaze igihe kirekire abahekesheje. Uyu munsi hari imitwaro abantu bamaranye igihe, ariko uyu munsi ndakenera ko Imana yambwiye ngo ije gukuraho abakobwa imitwaro. Abakobwa bafite ikintu cyitwa imitwaro irabaremerewe. Iyi mitwaro ibageraho gushaka bikanga, iyi mitwaro ibageraho kubyara bikanga. Umuntu agashaka atinze gushaka, yagera mu rugo n'urubyaro rukagira rukabura. Ibyo rero iyo ni imitwaro, ni imitwaro Satani ahekesheje abantu, ni imitwaro umwami wa Egiputa ahekesheje abantu, ari we Shitani. Uyu munsi reka tumugereranye nka Shitani, kuko Farawo ngo yatoteje ubwoko bw'abera, Farawo atoteza ubwoko bw'Abisiraheli. Ariko uyu munsi wa none turaza kwinginga Imana, turaza gusaba Imana mu buhanuzi duhaye, twongere tubwire abababaye, tubwire abakobwa babuze amakwe, tubwire abasore babuze abakobwa, ko uyu munsi mu yandi magambo Imana igiye kongera gufata ibyo bintu ikabihuza, igakuramo igisubizo kuri bamwe. Yego. Hanyuma ubwo buhanuzi bwerekeye ku kihe kintu? Abakobwa, burya abakobwa bashobora kugira ibibazo byinshi, bashobora kugira ibibazo byo gupfusha ubukwe cyangwa no kububura burundu. Urakoze cyane. Uyu munsi wa none hari abantu bavuka mu miryango itandukanye, irimo za Nyabingi, irimo Nyabingi, irimo Ibitega. Ariko twebwe nk'abagaragu b'Imana, Rostara, twebwe nk'abakozi b'Imana, icyo tubereyeho ni ugukuzaho abantu ibyago ndetse n'amakuba, twarangiza tugasengera abo bantu. Icyo dushinzwe ni ugusenga, gukora n'ukw'Imana. Twebwe ntacyo dufite. Mikoro icyo ishinzwe itangaza, ibwira bumva bakumva, ariko Elayi agaciro kayo karangiye barakarambika. Mu yandi magambo, turi abantu b'Imana, turi abantu badasanzwe, ariko turi igikoresho cy'umwami. Imana idukoresha iby'ubutwari. Yikubwiye kuvuga vuga, niba ikubwiye guhanura hanura, niba ntabwo ikubwiye tuza. Ariko uyu munsi wa none turashaka guhanura kuri ubwo buzima bw'abo bantu bababajwe, bafite agahinda ko mu mutima, kugira ngo Imana yongere inezeze imitima y'aba bantu. Ugasanga umuntu ni umukobwa, avuka mu bakobwa 7, ariko ugasanga n'ifura afite imyaka 40, yaratereswe biranga, atereta ku munsi wa mbere biranga, uwa kabiri biranga, agateretwa bigapfa, umwaka ukaza undi ukaza, umusore akagutereta imyaka 7, ku wa 8 akagukatira. Urwo ni uruzingo. Iyo ni dayimoni mudindiza, ari dayimoni mudindiza. Iyo dayimoni merutse ndi gusenga ejo bundi, nararyamye, Imana inuma ku kintu cyitwa abakobwa. Imana yambwiye ku bakobwa. Uyu munsi wa none hari abakobwa bafite abasore bameze nka ba wireless. Uyu munsi wa none umukobwa agateretwa, umuhungu mugakunda n'umwaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ntabwo uri ikirahure, nta nubwo uri itasi, nta nubwo uri indabo, ahubwo ibyo bintu ni dayimoni karindagiza.
yakurindagiriza aho hantu bikazarangira marayika w'Imana njye kuyebona mwiyerekwa mbona marayika ari kumanuka kubaka ingo ku bakobwa. Amen. Yamanuka kubaka ingo, yamara kubaka ingo akaza agasanga hari umusore w'amazi 7, hari umusore w'amazi 5. Uwo musore ahagaze nk'abaringa, navuga yego navuga oya. Indangije mbona imitima y'aba bakobwa iri kuva amaraso iri gutonyanga, mbona barababaye cyane. Marayika w'Imana ndamubaza ngo ibi ni iki? Irangije arambwira ngo aba ni abakobwa bafite abahungu babatereta, bagifite n'izindi mbaraga zibarwanya. Umuhungu agasanga iwabo mu muryango afite kandi idashaka kazashaka, wenda iwabo bamutambye igitambo kimwemera kudashaka. Yarangiza agahura na Angelique, yamara guhura na Angelique cyangwa na Claudette, bamara guhura kugira ngo amubwire ijambo rya mukuru iwabo bikanga. Ugasanga umukobwa yeze mu karindagiza kameze nk'ako ngako. Ariko nzanye ubuhanuzi bukubwira ngo nze kugusora muri iyo gereza, nje kugukura muri ako gashu, nje kugukura muri ako gahinda, kugira ngo uyu munsi utabara. Ndakora ku bice bitatu, ni ibice bitatu Mwuka w'Imana yanyongoreyeho. Ndakora ku cy'abasore nkore no ku cy'abantu benshi b'abagabo n'abagore bubatse ingo. Abantu benshi bubatse ingo bajijisha nango bafite, bubatse ingo ari ukugenda bajijisha abantu, kabereka ko ufite urugo kandi narwo. Uyu munsi urara mu cyumba cyawe uri umugore n'umugore arara muke, ugasanga ibyo ni ibintu byo kubaho abantu bajijisha. Ariko ntago ari Imana yakuremeye, ntago ari Imana yakuremeye oya, ahubwo ubwo buhanuzi nzanye no kugira ngo ngusora aho hantu maze igihe kirekire uzirikiwe. Amen. Amen. Hanyuma ubwo buhanuzi ntago biba bishoboka yuko ese nta kuntu Imana ubundi yaguha ubuhanuzi kumva ubuhanuzi buteye ubwoba ku muntu ukabusengera bugacika? Urakoze cyane. Hari ibyo Imana itubwira tukabibwira abantu, hari n'ibyo itubwira tukabisengera. Kuko byanga bikunze ibintu byose ntago ariko ujya kubibwira umuntu. Uyu munsi wa none ari n'ibyo Imana imbwira simbivuge, kuko ubuhanu mwuka ukotororwa na nyirawo. Uyu munsi wa none ibi bintu byo guhanura abantu bajemo, cyangwa ibintu byo kuvanga Imana iravuze, cyangwa ibintu byo kwerekwa no guhishurirwa, ushobora kubihabwa ukabikoresha nabi. Ushobora kubihabwa n'ubikoresha uko Imana ishaka gukora. Ntibikwaka se? Imana yabikwaka, kuko Imana ni umubyeyi. Imana ni kado Imana itanga. Uyu munsi umuntu nagarika yaguha kado y'iyi mikoro ngo agaruka yikwake, oya. Imana nayo yiguha iyo kado, ugendana nayo nubwo wakwitwara nabo cyangwa kwikoresha nabi. Ariko Imana y'amahoro, hari igihe Imana ikureka ugakorera inyuma y'umurongo. Imana irinda abahanuzi guhanura inyuma y'umurongo. Imana irinda abashumba kuyoborera inyuma y'umurongo, ahubwo Imana iduhe gukorera mu murongo nyirizina. Rero ubwo buhanuzi uyu munsi wa none ntabwo Imana izakubwira uri mu iteraniro ngo ikwereke umugabo yasambanye, ngo nurangiza ujye kuvugira mu iteraniro ubwira umugabo wa mugabo we dore wasambanye hanze, uri umugore yicaye mu iteraniro, cyangwa harimo n'abantu bagira umunwa. Uyu munsi wa none uzasenge. Niba utaha ubuhanuzi urabutanga ute? Ese buragenda gute? Buratwagwa gute? Burabwirwa nde? Ninde ubujyanye? Ibyo byose ukamenya igihe cyo guhanuramo n'igihe cyo guceceka. Yego. Bivuze ngo hari igihe umuntu agomba guhanura mu iteraniro akabivuga cyane, igihe cyo kubwira umuntu, cyangwa hari n'igihe cyo kubicegeka. Yego. Uyu munsi wa none niba ari ubuhanuzi bw'itorero, uyu munsi wa none bumanutse, ushobora kumanuka ukabwira abakristo muri rusange, cyangwa se ubuhanuzi ukaba ngombwa ko waca ku bashumba b'itorero ukabatuma bakagenda bakabwira ab'itorero. Ariko uyu munsi wa none tugiye mu matorero no mu madini, umwuka w'Imana heshi amaze guhunga n'abahanuzi benshi bamaze guceceka, ntabwo bakivuga. Kubera iki? Abantu benshi bari gukora baraguye. Uyu munsi wa none umuntu ararangiza kwiga agahita abona nta yindi business yakora, agahita ajya gushinga urusengero. Uyu muntu ntago yigeze asenga, ntago yahawe impano z'umwuka, ntago yigeze ahamagarwa, ariko yarangiza akajya kuyobora. Rero yiyobowe n'umunyamubiri, iki gihe ntago itorero ry'Imana ryatera imbere. Yiyobowe n'abanyamubiri, ntago iki gihe ijuru ryatangaza amakuru ku gihe, kubera ko abantu benshi bayoborwa n'umubiri, baba abanyamubiri. Yiyoborwa n'umwuka, umwana w'Imana ubura umunyamwuka. Ntabwo iby'umubiri bigenzuzwa umwuka, ntabwo iby'umwuka bigenzuzwa umubiri. Umwuka ashobora kugenzura mu mubiri, ariko ntago uyu munsi wafata iby'umwuka ngo bigenzuze umubiri umenye ibyo ari byo. Yego. Wavuze ngo uyu munsi uraza kuza gusengera abantu, cyangwa kubakuraho izo karande zibariho kuri izo mpande eshatu watubwiye. Uruhande rwa mbere ni uruhe? Rufite iyihe karande, kugira tuze kuza kutarambira umuntu watangiye avuga ati no munsi niba iki kintu kindiho nanjye ndabizi ko kiri buze kuza kumvaho? Urakoze cyane. Ku bakobwa nibo ndamaraho mvuga nuko natangiye mbavugaho. Uyu munsi wa none usanga abakobwa uyu munsi bafite ikintu cyitwa
last maso begin my grand. Uyu munsi wa none ndi kuvuga ngo ku bakobwa umuntu ashobora kuba afite ikibazo gikomeye agateretwa yaratongera umudayimoni witwa ababyeyi. Uyu mudayimoni witwa ababyeyi iyo bamukuraze ntago wabasha kubaka, ntago wabasha gushaka. Niyo nakubwiye ko niyo ugeragezwe guteretwa birapfa. Hari abakobwa benshi basubiza inkwano. Umukobwa agakobwa mu gihe cyo kugira ngo yicaze ababyeyi mu kisharagati bamubwire ngo shimwa mubyeyi warakoze, icyo gihe bagahita basubiza inkwano. Ngenzi umukobwa nasengeye wapfushije ubukwe inshuro enye, ubukwe bupfa, ubukwe burapfa. Mwana w'umukobwa arananirwa, amaze kunanirwa biba ngombwa akajya mu bapfumu. Agezeho bamurya amafaranga n'ibyakunda. Wowe uri kunyumva bakuriye amafaranga n'ibyakunda, uragenda kwivuza biranga, ugerageza ibishoboka byose biranga, witera fondoti biranga, ukora akazi keza biranga, wambara kamini biranga. Ariko iherezo ry'ibyo byose ni ugusenga. Iyo usenze Imana, gusenga ni iki? Ni amaboko asingira ibitagaragara. Natwe ubwacu tubikorera mu yihe si? Ni isi y'umwuka. Isi y'umubiri ntabwo twabasha gukura izo karande. Amen. Rero mu yandi magambo, ku bakobwa ni ukuri kose abantu barababaye, abantu bararushye. Uyu munsi nari mfite urubuga rw'abakobwa bageze muri 70 usengera ngo Imana ibubakirimo. Uru rubuga abantu benshi barugezemo, baratabawe. Nzazana bamwe kuri kamera babivuge, bamwe tuzabazana. Umukobwa yakoze ubukwe afite imyaka 50 igeze. Uyu munsi akora ubukwe Imana mu musore imyaka 28. Ibyo ni ibintu twabonye. Ni ubukwe bubaye ejo bundi, gutwita ndi gusenga Imana ngakabebe kajyemo. Ibyo rero ni ibintu twabonye umuntu yapfushije ubukwe imiryango yamurambiwe. Mu kwezi kumwe ngewe mzi umukobwa wakoze ubukwe mu kwezi kumwe. Imana imuhafiyase 16 12 arerekanwa mu kundi kwezi akora ubukwe. Ibyo bintu narabibonye. Nabonye Imana rero ku bakobwa ikuraho uruzingo. Abakobwa ndababwiye ngo Imana ije guca inzingo, Imana ije gukuraho igisuzuguriro, Imana ije kubakuraho abagabo babifotorejeho. Ugasanga uri umukobwa uri guteretwa n'abagabo batsingo, abo ni abazimu, yo ni karande. Nta kindi bagushaka, nta yindi ntego, nta yindi purpose bafite, ni ukugira ngo bagusambanye. Uwo mwuka turawirukanye mu izina rya Yesu. Duhanuriye ubuzima bwabo kugira ngo Imana ibakureho izo nzererezi z'abagabo. Bagiye babipimaho, babiringanizaho, babirereshyeshyaho. Ariko Imana iravuze ngo igukuye muri ubwo buzima bwa gereza. Imana igukuye muri icyo gisuzuguriro. Ku ruhande rero rw'abasore nabo, uyu munsi abasore, uyu munsi ikintu gituma abasore benshi badashaka, ikintu gituma abasore benshi badashaka, bari kugenda, bamara kugenda bakabona hano hanze abakobwa bari mu kazi bari kwicuruza. Icyo gihe aragenda akarya imvange, yamara kurya imvange akajya kugura indaya ya makeya. Gushaka ntago yashaka, areba yakubita imibare akabona ntago byavaho, bigahita bimusunikira kuvuga ngo nzajya kureba uwa make, gushaka we byanga. Uyu munsi wa none aba bakobwa tubona ntago abakobwa bisambanya. Ubundi nubwo bavanga ngo abakobwa n'inda ntose bariraya, ntago bisambanya bonyine. Uyu munsi wa none rero ariyo mpamvu abandi ku ruhande rw'abasore ngarutse nsubiye inyuma gato, kenshi nanone n'ikindi kintu gituma abasore badashaka, bari kureba intambara ziri mu ngo, bareba amakuba ari mu ngo, bareba divorce ziri hanze. Umukobwa cyangwa umusore agahita afata umwanzuro akavuga ngo sinzegera ashaka. Ariko nkubwire ngo agahinda ka Eric ntago ari kimwe na ka Samson, agahinda kawe ntago ari kimwe na ka Mami. Oya, buri muntu wese agira agahinda kandi buri muntu wese agira agasozi ahagazeho. Agasozi kandi ni agasozi k'igisirimu kabaho. Buri muntu wese agira agasozi ahagazeho. Amen. Buri muntu wese nkubwire ngo ntuzagendere ngo naka yarababaye. Oya, Imana ijya yibagiza umuntu umubabaro, yashaka icyamubabaje akakibura. Imana ijya yibagiza umuntu agahinda, umuntu akaba ababaye, imiryango yaraguciye, Yesu akagutora. Imana ikubwira ijambo siko na nyoko batakubwira. Amen. Imana ikubwira ijambo, inyoka akakubwira ngo uzapfa ntacyo wimare. Wagera mu Mana Yesu akakubwira ngo ndakuzi. Wagera mu Mana Yesu akakubwira ngo nzakugira ubukomeye. Baravuze ngo Eric ntacyo uzageraho, abanyamakuru barakurwanye bakavuga ko ntacyo uzageraho, ariko Imana ikavuga ngo uzabaho, uzakomera. Totaya bini sikere bone kire dry. Imana irehove bene shine more doko sima alay. Imana razedreme. Ubwo buzima rero buri gute
ibitera abasore kutagira ute kutubaka ingo, ariko ntabwo ibyo byabatera iki ubwoba. Ni ku ruhande rw'abasore. Cya kabiri ni ikofi. Ni ikofi abantu bari kureba mu ikofi bagasanga nta kirimo, kuri kote bagasanga nta kirimo, abantu benshi bagatinya gushaka. Numva umwana w'abandi wamuzana. Reka nkubwire, uyu munsi urarya nka Eric, ariko se nkubwire ngo Imana ntabwo igitanga amasahane y'abantu batatu hari babiri, itanga amasahane y'abantu babiri. Ntabwo iryo kose Imana igira ikora. Iyo muri abantu babiri baha amasahane y'abantu babiri, abagira ibyo kubika se mu masitoke. Uyu munsi wa none ntago tuba tugiye mu kwizera, ntago tuba tugiye mu iki jambo rivuga. Bibiliya ivuze iki? Yesu yabwiye abigishwa arabwira ngo nimusabe ibyo kurya, musabe ibyo kurya by'uwo Muse. Ariko twe dukeneye guhunika, ni byiza, ariko se mu by'ukuri uyu munsi wa none nta musore ubaho wakorera amafaranga yatuma arongora. Nibibaho. Ntago abaho wayakorera wagira miliyoni 6 tukazikoresha ubukwe nabwo nibivemo amafaranga akaba make. Kandi uyu munsi wa none uwo mwana wa mabuko uzajya kuzana byanga bikunze wabo yararyaga icyekeneye ni ke icyekeneye ni urukundo. Mwibutse yuko ibiryo waryaga wabisangira n'umugore mukabaho, ahubwo kiriho gikomeye n'ubwoba bwisha abantu. Dayimoni yateye abantu ubwoba. Hari dayimoni y'ubwoba yahagurukiye mu basore. Dayimoni y'ubwoba yahagurukiye mu basore, yababuje gushaka, ahubwo umwuka w'ubusambanyi urabahuka, batangira gukora ibidakorwa. Ariko nkubwire ngo cyakora Paulo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo bibaye byiza wabireka. Ariko uyu munsi wa none nibangaye se babishoboye? Nibangaye ababishoboye? Ntibabishobora bazabire, ariko se ubundi ntabwo babishobora, kuko Satani yamanuye ikintu cyitwa irari. Turi gusenga turangiza umwaka tutangira uyu, Imana aratubwiye ngo abantu bagiye gusambana n'abakecuru basambana, abantu bagiye gusambana kugeza ku rwego umwana azasambanyanye. Mu yandi magambo ubusambanyi bwo buriho bureze, abantu bararushye, abantu aho kugira ngo bakorere Imana bari gusambana, badasambana babaye batinganye. Ntago mbizi umwuka wazamutse mubi cyane, bya byago wambwiye biri kugenda bizamuka byanatera Imana kurimbura isi. Kubera iki? Abantu bamakomeje kuba babi. Aba isi yabaye mbi n'abantu babwabo baba babi. Imana mwitangira avuga ngo nicujije icyatumye nde mu umuntu ni mubi. Ariko uyu munsi wa none ntago abakora ibyaha biravuga ngo nibo baterwa ubwoba n'abakora iki ibyaha. Uyu munsi ntago ibyo biduteye ubwoba. Ariko mu rundi ruhande, izo n'uruhande rw'umusore ubuzima bari kunyuramo. Ikindi cya kabiri, abasore, umusore kujya gutereta yabaza umukobwa izina tufite iki, yasanga nta nzu ufite, yasanga nta modoka ufite, akagukatira. Mwibutse ko ushaka kugira imodoka ukayiririramo, ushobora kugira inzu ukayikubitirwamo. Mu yandi magambo, icyambere ni urukundo hagati yawe ejo navuze mbwira abantu mu kiganiro nigeze gutanga kuri televiziyo, ariko nabwiye abantu ndababwira ngo ikintu gituma urukundo muri iyi minsi abantu ntago bafite urukundo, bafite imibare. Nta rukundo abantu bagifite, abantu ni urukundo rw'imibare. Abantu barateratera imibare babona byavamo, bagatubwira ati rwa muntu yarize arangiza kaminuza reka njye kumushaka. Ariko uyu munsi nabonye abantu bapfa bagiye kudefanda barangije, nabonye abantu bapfa bongeza agategore, nabonye umuntu yuzuza inzu ntiyayibamo. Nkubwire ngo ikiriho ni urukundo, nta rindi deni tugomba kugira. Uyu munsi wijana ibintu byo kuzana ibintu by'imibare myinshi. Icyo kintu numva navuga. Uyu munsi watubwiye izo kategori nyinshi uri buze kuza. Tugeze ku rw'abagore n'abagabo. Uyu munsi ku bagore n'abagabo, ingo ziriho ubu ngubu, zaba iz'abasenga, zaba iz'abadasenga, babaye hari ukujijisha, babaye hari ukubeshya abantu. Ukasanga umubyeyi abaye mu rugo, umugabo arara mu cyumba cye n'umugore akarara mu cye. Uyu munsi bagahurira muri saro kugira ngo bereke abana ko babanye kandi bataraye mu cyumba kimwe, cyangwa se umugore akanarambura icyumba matera mu yindi cyumba, nta kurarana guhari. Divorce nyinshi zarabayeho. Cya kabiri, shingiye ukuntu mbona ahantu isi igeze n'abantu bakomeje kuba babi. Uyu munsi wa none ugeze mu ngo z'abarokore cyangwa ukageza mu ngo z'abantu bavuga ko basenga cyangwa se bamenye Imana, uzasanga bamwe Imana iramutse itanze poromosiyo, igatanga poromosiyo ikavuga ngo abantu nibakore ubukwe kabiri, benshi bashaka kabiri. Kubera ko narumiwe, abantu bari gukora ibyaha bihishe mu murimo w'Imana, abantu bari gukora ibyaha bihishe mu murimo, abantu bari kunywa inzoga, abantu bari gusambana, abantu bari gukora ibyaha biteye ubwoba. Ariko nkubwire ngo ibyo byose byanakururira umujinya Imana igatuma yakora ikintu kidasanzwe. Rero uyu munsi wa none ku ruhande rw'abagabo n'abagore ni ikintu kiriho giteye agahinda. Ugasanga umuntu abayeho nta munezero uriho, warashatse ariko nta munezero wigeze ugira. Wagize ngo urashaka uzi ko ugiye gukira agahinda, ubwo ugeze agahinda karatangira. Wagize ngo urubatse ugize ngo ugiye kurya umunezero w'urugo,
aho kugira ngo unezerwe ahubwo ujya kurira. Rero uyu munsi wa none abantu benshi bubatse urugo bashinja iryinyo ku rindi, bakavuga ati reka nemere nubake itorero ritamenya ko nagize uti nasenye, reka nubake abo turirimbana batamenya ko nasenye, reka nubake abo dukorana batamenya ko nasenye, ariko nta rugo ruhari. Ese bimaze iki? Ibyo byo bimaze iki? Nicyo kintu gitumye abantu benshi bafata imigambi itari myiza. Reka nkubwire ikintu rero, ubwo buhanuzi nzanye ni ukugira ngo Imana izane amahoro, igere mu bubatsi ngo itange amahoro, igere ku basore itanga amafaranga barongore. Ugasanga umusore afite imyaka 40, uri iki? Uri televiziyo se, uri iki? Iyo myaka 40 ugeze wakaba ufitemo abana babiri, uri kubarerera, uri kubashakashakira, ejo Imana igakora igikomeye. Uyu munsi ibintu biransetsa ngewe nk'umukozi Imana wakira abantu batandukanye. Mura n'umukobwa ngo nsengera Imana mu mugabo, nkabura n'umusore ngo nsengera Imana mu mugore. Aba bantu baburaniye, aba bantu baburaniye ubundi kubera iki baburana? Rero uyu munsi wa none Imana izana igisubizo cyawe, igikure hariya nawe igikure hariya, ibahuze, ifate zeri iteranye zeri kuremo umubare. Ubwo bwenge n'Imana bifite nta muntu w'umuntu usanzwe wabubona. Rero mu yandi magambo nzanye ubuhanuzi buvuga ngo nkukuye ahantu abarozi bagushyize. Nanone ndagaruka, birashoboka ko ushobora kuba wararozwe. Hari umusore umwe nasengeye baratwaye itaka ryaho yakandagiye, amaze imyaka 40, afite inzu, afite imodoka, gushaka byaramunaniye, batwara itaka ryaho yakandagiye, birangije baragenda bamukorera ibyo bashaka. Umusore gutereta biranga, umukobwa ageze akamukatira, n'abasore burya barababenga. Birangije ikintu cyabayeho Loze bashine moha adegere masiwe deraye. Ikintu cyabayeho cyane y'ubwoba. Uyu musore twarasenze, tumaze gusenga Imana, ikintu cyabayeho nuko bagize gute? Ikintu cyabayeho nuko twasenze, ubukwe buraba, tumaze gusenga turagenda turabitaburura. Hari n'undi mukobwa nawe twasengeye mu Mutara, nawe byari byaranze, bafata amapfundo y'umwenda we n'umusatsi bashyira muri supanete, baragenda barataba. Bamaze gutaba turasenga Imana nawe mukorera ubukwe. Ibyo ni ibintu Imana yagiye ikora, tubibonesha iki? Amaso. Mu yandi magambo rero nzanye ubuhanuzi kubwira ngo niwigirire nabi, nzanye ubuhanuzi kubwira ngo Yesu aracyariho, nzanye ubuhanuzi kuvuga ngo Yesu aracyakora. Muzituye ahantu bakuzirikiye imigisha yawe, warakoze biranga, uradepoza akazi ntibakaguhe, wahamagarwa ku kazi ukagira ngo ugiye kujya mugasanga hari umuntu witambitse. Imana ikure baringa mu kazi kawe, Imana ikureho inyatsi, ibintu bagutongera, ibintu bakwatuyeho. Uyu munsi nje kubikubwira ngo nibikurweho kugira ngo wicare mu mugisha. Mu yandi magambo ndabakunda abantu bari badukurikiranye, murakoze. Urasenga Imana dusoza ikiganiro cyacu, abakeneye yuko wabasengera contact turaza kuza kuzishyira hasi. Tujye gusoza dusenga ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Hari abadukurikiranye ku rwego rwa live, Imana ibaha umugisha. Hari abadukurikiranye kuri kamera mu buryo busanzwe. Reka tubwire abari hanze y'igihugu, Canada, abari Amerika. Uyu munsi wa none udushaka wancaho ukamamagara cyo gamagara Eric, cyangwa se n'abandi bantu babasha kugwa nomero zacu tugasengana. Uyu munsi wa none ni Samson, Prophet Samson, ndi umuhanuzi w'Imana. Imana iramamagaye muri uyu mwaka ngo mbwire abantu bafite imitima ihagaze, babwire ngo Yesu aje kubaruhura. Mbabwira abantu bari babonye ko birangiye, mbabwire ngo Yesu atangiye gukora. Rero nkubwire ngo Yesu aracyariho, kandi urufatiro rw'Imana aracyari rwanditse ngo Uwiteka azabe. Reka uyu munsi wa none dusenge, nitumara gusenga tuheshe abantu umugisha. Ariko udukene watwandikira WhatsApp 0783924285, waduhamagara tugasenga n'iki Imana. Urarushye, uraremerewe, ngwino kwa Yesu. Yesu afite imbabazi. Abagukanga, abagutera urwango, Imana irakwica. Imana sinyicanye, Imana si umupolisi, Imana sinera hamwe, Imana ni umubyeyi. Imana cyafite imbabazi. Imana nitabara umuntu kuko yarayebutaye, Imana nitabara umuntu kuko yirije cyane. Imana itabara umuntu bitewe n'uko igihe cy'umuntu kigeze, ko Imana imutabara. Murakoze. Yesu amugesha. Imana yacu, Imana yera, turagushimiye, witwa Imana ishobora byose. Rose bashe mai de kelas wizi elema. Iyo ukinze do past wizi minegrem na wakingura, kandi iyo ukinguye na wakinga n'wagereza gukingura n'ibyamuhira. Mana ba mu ruhande rwacu. Opala sakota ngozo mene shako. We are la sade kosando bekotando mando de shainemo. Nestivo de stance by again. Lando onema shangri. Wa ala sekota anima sanse my de. Pi eta la sekota anima sokela ngobenge tekela segeni masanso lango bongo benge tangaya sika diminigrom eta zegene hodigeni maigra tindimana ya Ruby eta sopa voma tango zobre enegrem shine mora sanse my guy atimvuganye n'abankurikiye dobre atindimana ikora dobre shine mora tidegen my guy destisi enima atindimana imara gahinda
heta ni masando begoze mashangri hara bengoso dimenekete ngeza maigeneta ati maze agahinda ko mu mitima zobreme shine drome ati we warugambire kwiyahura hara greme warebye igisubizo urakibura tobe shangaye mengo la sikarabra yengo restire drobe gene my god is again ati ngugire neza hara wotanga ya sika bingeza moshanga ya bine grom ati we mu muryango onegere wabo umuhungu bari desanso my grade bakwanze de kire grom wabuze igisubizo barakurwanya dosikane mai wabuze igisubizo drome uri kubona batoroka de bene shine drome kire dra ati ngusikino gikome heta la sika de mene ko de mashine mo hada mengo zomine sanse my grace we de kere my gra ati ndaguhembuye zo bene gome hedi masekere gre ati ubuzima bwawe mbukuye mukaga n'agahinda do peregre vuganye n'abamama zo brere kire drome sika ya bine grom mbombo y'inguma zo pa ya bine grom mando ya sika mbakuye abanyeshyari do pere my grade mone have mbagiriye neza ndabakomeje do bini marindi urubyaro ndabarengeye do pere dra mando ya sika di miniforo drome shine mo ati mbaye agaciro domene kire drome ubuntu wese ene grome sase my gra ati manuke kumujyaneza do pi ene dra kandi abatara ndi kumwe namwe amen.